I've got many hoes, I ain't gonna lie. Udahongomoka bambatije Baltazar. Mbitse byinshi muyu mutwe bize byara cash. Icyo mbonye nshima jam vuga bismillah. Rukara w'uruhara yanze kumbabarira amafaka simwiguraho kuko nge ndigaburira. I think like a gangster and I speak like a lawyer. Kandi I ain't straight nkuko muhora murogotwa. Tinyi byana birira ku mupfu. Yo niggas can't step in my shoes. Bazanze how we bust on these hoes. Turapa amanyarwanda tukishyurwa mu mayero. Tuendelee ama tusiendelee, tuendelee ama tusiendelee, tuendelee. Akura narenze. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya In and Out TV. Amazina yacu yamaze kuyamenyera ni Baby Nessa ndetse na Isakari. Reka muvuge kuko kwivuga byo byaranze. Ndakuvuze kuko kwivuga we byaranze. Reka mbasuze mwese muri hagiye hatandukanye muri mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye na mu ntara ya gatanu ariyo diaspora. Mwe turabasuje cyane. Diaspora badukurikira bibereye i Burundi. Bibereye Ngozi rwose turabaruza. Kuba mudukurikirana ni by'agaciro gakomeye cyane. Murabona ko no munsi twakiriye umuntu nshaka kuvuga ngo umukobwa wenda mukabona sibyo cyangwa avuga ngo ni umuhungu mukabona wenda ni umukobwa. Umuntu niwe wimenya, reka twibwire. Ngende umukobwa mwiza wirabura. Nitwa Drew Griffin. Drew. Bandi bana urumva ko abeza bakame. Nanjye ndi umuhungu mwiza wirabura. Nitwa Isakari. Tinyuka urashoboye. Lata turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Murakoze murakara. Batuzaniye iki se noneho we? Nta kintu kinzi nabazaniye ni indirimbo iri guhitinga mu mujyi yitwa Tuendelee. Ako mwumva umwana ko yaranize. Bamwe abana Isakari we kwiga byari byaranze. Abantu bize nabi akazi bakora karazwe. Ni kano turimo. Avuyemo nje. Ata bundi ari kudutangira nta ndwara kwivuga we ngo umukobwa nyine wari kwitutangira uduha imirongo. Nuziko no kwishanutsa. Ukishya no sabanze ugira ngo ni mushyanuka. Oya ngiye mfite style yanjye manje. Ngaha twemeze. Nyine ngiye mwibyo wansabye. Okay. Muri Tuendelee igice cyane kiravuga ngo I've got many hoes, I ain't gonna lie. Udahongomoka bambatije Baltazar. Mbitse byinshi muyu mutwe bize byara cash. Icyo mbonye nshima jam vuga bismillah. Rukara w'uruhara yanze kumbabarira amafaka simwiguraho kuko nge ndigaburira. I think like a gangster and I speak like a lawyer. Kandi I ain't straight nkuko muhora murogotwa. Tinyi byana birira ku mupfu. Yo niggas can't step in my shoes. Bazanze how we bust on these hoes. Turapa amanyarwanda tukishyurwa mu mayero. Tuendelee ama tusiendelee, tuendelee ama tusiendelee, tuendelee. Akura narenze. None se utima nabwo yo kurapa gusa cyangwa uranaririmba? Byose nese umuntu isaba ko ibintu byose. Uyu hari umuntu unase uburutaga ambwira ngo aririmba akaririmba? Buriya mwicaye muri mwenyine yabikora. Dufite aka video aririmbara. Abiri yararirimbye. Ubwo wambwira ngo aririmbe akaririmba. Papa cyangwa yigeze kuririmba akaririmba. Ariko abanzi benshi babazi kuririmba. Ngiye mu benshi abo babazi kurapa. Abahanzi babazi kurapa. Abaririmba babazi kurapa. Ariko abaraperi bo bahamagara nk'abamukamba abantu bakabashyiramo kare. Ubundi narinzi ko byose ari ukuririmba. Ariko ririmba zikuririmba. Ni hari abantu babazi kuririmba tu. Ni nkaririmba. Azi no kuririmba. No we byose urabizi. Ngenda gerageza byose. Umuntu agutayemo beat wabikora. Anayimo beat yo gukora iki? Nyine umuntu agutamo beat agutunguye. Nkaririmba. Freestyle ubwo ngo ukarapa. Ariko ngiye kuririmba nibyo nkunda kurusha kurapa. Nje impamvu narapye. Nabwo ndabanishyana. Ariko kandi impamvu warapye ni Bro, hari ukuntu umuntu akuzengereza ukumva wamuririmbira. Uwo muntu w'uruhara se niwe wari wakuzengereje. Yego. Yarakura baragize baragusajije tuvuga ati ngenda ndajya gutama imirongo. Rukara w'uruhara yanze kumbabarira. Ninde byagenze bite se mwa? Numpeti twari duturanye manje.
Nuzima nyine duhe story man. Umupeti noneho duturanye yigira nabi nako mukorera ikosa mukorera ikosa wakoze iriye kosa kujya tuze kumva koko yarakwiye kukubabarira. Okay nagiye muvuga ibintu kandi binamuvuze byari byo ubizi ukuntu kuri kujyana kujyana noneho kuryana ukuri kuryana nyine bro nigararaka ati se wambabariye man ahita avuga ati never nyine ntabwo yabivuze in that sense all he did yaravuze ati okay it's fine but actions nyine zikagaragara ko nta kintu kigize gihinduka namubwira ati wagwana kubona nyine things changed nyine ugwanure mapipure nuko asatu yaratuye muri quartier yacu ubu ngubu nuko yimutse ako nukasa nyine uko namuvuze nukasa ni rukara w'uruhara kandi yanze kumbabari no boy nyica nukuntu yifata gapfukama gasenga gasaba Imana imbabazi ako kubabara umwana w'Inyamira nyine kwa kundi usenga nyine ukavuga ati tubabare icuma byacu nko tubabara abadicumwe aho kubabara umwana w'Inyamirambo byaramunane Nose ubwo iki wamuvuzeho ku buryo umuntu yimundi imbabazi cyane ibintu mani ni inbox ni mu gikarita ayishenye twabigenza n'ibinyamakuru nagurahura n'umuntu nyine akwibaza avuga se n'umukobwa n'umuhungu shaka kuva nyiri umwana nyine bazi ko na mama yaravuga ati ngo muzana amafaranga ninjye wamubyaye ninjye uzicyari nka kwa kuboro nyine abantu bahurura to ngo amafaranga mwashese muyashyire hano nyine mbabwire icyo ari cyo kuva kera nyine abantu babibazaho cyane ugaragara nk'umuhungu ariko mutoya ngire oya tomboy ni umuntu wese mba nyine Tom ari umuntu mutoya ahubwo ni nka Thomas wenda ajya n'ibindi akaba ari nka Thomas boy ajyaho ibindi ariko Tom aba ari umuntu ugaragara nk'umuhungu ariko mutoya ugaragara nk'umuhungu w'ijeye Thomas boy wikunda kwibera Thomas boy ndika kundi nyine ukura nyine cyane nyine umwana nashaka numvaga I wanted to be a guy aguko bikura nyine bati ibintu nyine kuba umukobwa ni byiza ni byiza sumvishe cya gisigo cya Rumaga kivuga ngo umugore si umuntu twine ntabwo turi abantu ye nibwo nagiye mbona ko nyine kuba umukobwa ari byiza harimo ibintu byinshi byiza rwose biranga abagore ndabeshya neza nta bantu bajya bagutindaho se ngo wenda nk'umukobwa we yakubona cyangwa umuntu ariho yasha nubwo ari umukobwa ariko ashobora kuba wenda nawe uri umulesbienne oya wapi mani nyine oya barabivuga ariko nta mukobwa urabukarashingira konzi ko bibaho akenshi abakobwa mumeze gutya ntabwo mbizi ahubwo abafite crush bazabimbwira uzabemera oya nzabagira inama mani uzabagiriye inama yo kubireka ese bitwaye iki ko umuntu yagukunda nkanjye nagukunda ni icyaha mani icyaha ubona kuba nagukunze ni icyaha kandi wakoze icyaha ukimbona dutegeka ngo dukundane oya gukunda urwo rukundo mani wari uvuze rwa njye oya nanjye nivugiye urukundo rusanzwe nta kibazo komeza urunkunde nayo ariko wari uvuze urundi yaravuze urundi rate se yaravuze ngo lesbian and she ahubwo mwumva gute abantu bimva ibintu umuntu atavuze byatangiye kare kabisa datangiye twibwire watangiye music ryari music nayitangiye ubundi muri 2022 indirimbo zanjye zihora mwikaye ziryamyemo no hari ukuntu nyine urukara buriya yakojeje agati mu ntozi zihita zizamuka nyine ubu ngubu umuziki ndawukomeje nyine nakomeje njya muri stu ariko nayisoba nyine nkaririmba ibintu ntazi ukajya nabyibagiwe boro ugeramo nyine boro ubonye akaba ariyo uvugaho ugafreestylinga nyine umeze nabi nubwo turwaye boro wahita winjiramo byatanga
tuzagura ko nta kuntu bakuzanira akantu se oya none se ntabwo narakijijwe man yego man wahise ubireka se niba urapfa kuko wanyweye akantu oya ubu ngubu ndicara nkabimedita nyine nkabyandika nkabyibuka mu gitondo and then I go to record. Okay, noneho nabiprovinge turebe koko kuko aba barabivuga ko abantu barakunda kenshi kagasimba nako toka abantu barapfa kenshi baba bafite nyine ikintu kibibakoresha njyewe ikintu gisigaye kibinywesha ubu motivation uyikura motivation akenshi bavuga ko iva nyine kuko umuntu yakuriyeho kumwotsa uramenye wapi ibyo bintu ntabyuze shawapi ni ukuri njyewe nakabije nywa ikirahure kimwe cya ve n'umusirimu ve kimwe nkaryama nanjye nakabije wagateretse nyese rata abakobwa bavuga ko kujya mu masituri bagora kundi nyine nta mafaranga muba mufite nyuma yuko nta mafaranga muba mufite barabasaba cyane ngo barabasaba rwose ngo abahungu b'inyarugenge aba producer barabazengereje abakobwa bafite amasura adashamaje ngo ntago yaba umuhanzi ko Joyeuse bari Joyeuse ko yakubise Joyeuse nyine nawe nuko yaje yitendeka kuri Juno nawe uzareba hari ndishwa wari wabona se ese Joyeuse we ubona bataramwatse ruswa ntabwo agenda n'ibimenyetso umva njyewe ahubwo niyo boro nyine nishimiye nyine ukuntu umeze ntabwo nyine bahita bavuga ati that girl ashobora kuba adakunda abasore ntabwo nyine twaza tumwataka tu kandi baba bari kwibeshya abasore bakunda abakobwa bameze nk'aho urugero nkawe wowe nahita ngukatira kubera uramubonye ubona ntabwo yaba mupamo umugabo w'inzozi zawe ubu urabona undusha ubugabo ndamusumba oya nta kuntu mwahaguruka tukareba duhaguruka wahaguruke turebe usumba undi oya niyo yaba nsumba ngeze ko ndi mariye umugore si yigarura mani ndi mariye nabi none se ntabwo akunda n'umuntu usumba reba neza ubwo najya nunama mani nose ufite boyfriend yewe oya ufite girlfriend se basi kutinzeho nk'umufite abitinzeho nk'umufite ubu ntabwo amenya ko wamwihakanye humura byemere niba ari byo ashara arakara ntusinge nababwiye ko ibyo bintu najya mbijyamo mani twakoje yego cyangwa hoye ntabwo ari ukwisobanura ibyo wapi mana hapi nta na kimwe se twavuze wapi bakoje ngo ufite girlfriend oya girlfriend simva namugira kandi nkunda abasore ufite boyfriend ariko se ikibazo bakoje ni ugusubiza yego cyangwa hoye ufite girlfriend oya kwisubiwe ndetse nakasa mutwe kabisa ese mani ntabwo nyine none se basi wigeze boyfriend sana mwapfuye iki ni inkuru ndende noyo yarakubabaje cyangwa niwe ruhara ntabwo nyambabaza abantu mani ngiye kubabaza abantu iyo nkubaje musaba imbabazi shaniga yarambabaje mani yamfatanyije n'isi ngiye nise kubabaje ngaho ugahura n'umuntu w'imyaka 18 sinzasubira mu rukundo oya none se ubwo uri kubona afite imyaka ingahe ufite ingahe se ubundi mu by'ukuri none abantu bameze uko imyaka yabo ntabwo uba wayimenya buriya ngo Brian wamenya afite imyaka ingahe ntabwo wayimenya nuko nase ubundi ufite ingahe mu by'ukuri ndashaje ngiye igihe wasoje kwiga ryari 2023 imyaka twayibwiye nishaka kuyihoreye kwitubwira 20 ningahe iyo sara yifite mfite 21 man mfite 21 nzuza 21 mu kagati na gatatu yaravuze ngo ndikaga ni 20 nzuza 21 man mu kwa gatanu ahubwo naho ndumva ari myinshi numvaga ari 20 kuko nsa nk'ikibebe siko njyewe mwancanze ibintu muri mowe na nese twibwirira rata yakubabaje ati nari narihirinze nta kintu ntakoze ibintu byose ese wari we nawe ninde wari umuhungu ninde wari umukobwa oya nyine nacikagamo mana akantu k'agakanzu tugakora iki ikanzu
ariko yanakubera nabonye ufite amatsaya ikanzu ibera umuntu ufite mu gatuza amahanga ibera umuntu ufite hano ahangaha ku buzima kanzu nambaye koko ngiye uwo amakanzu ko tuyazi wamwitagaho pe bro he was broke bro niyo mpamvu se no he wasn't broke okay je bro yambabaje sese bivuze he was uziko abakobwa iyo ngeso muzacika kamubwira wese yagiye kukubwira impamvu yashwaye n'umuhungu ikintu cyamubaye ase kambaye gusobanura ngo yigeze kumutegeramo nje hari moto mvuzemo Beniga nyine namubaye hafi ameze nabi abonye ibiceri ahita kureba nese umukobwa ufite buri bundi gute ngo barabaroze biba bimeze bite abonye ibiceri ndamubura mani uzimamvu yarabonaga akabona se Ibra yahise abona abandi bamuha keya nyinshi zeke ariko ibyo ngibyo ko ari ibintu biza bikagenda azavuga mani nawe uvuge mani nese we nayivuga nyine njyewe ariko buriya nubwo nayivuga njye nariyakiriye nawe anyuzamo we akanita n'umuntu ubu waba nkavuga ni bu nkagira nyakora isakayibu ibintu murimo mwebwe umva mani bidanje nyine abaramuga ati true byanjye nawe birangire kuri telefone ariko wongo mwabaye barabarozi noneho ukuntu gukatira umuntu biryoha neza yagiye amfatanya n'isi gutya n'indi mu bibazo nkasa atabiyobewe nawe ati allo pa ati pa nawe se uburyo uba romantique ku buryo wenda wafiringa nk'urukundo uri romantique ese kumva mubona mwiza nk'igisambo mwana okay imagine ko njye nawe dukunda no romantique dutereta ese ngatangiye nyine se ubanza kuvuga wowe nyine ba romantique unguyeho wenda nkuguye n'ibyo bintu we kamana unguyeho ndimo ndagucitinga na Nesa uje nyine kunyumvisha buryo kindi mu mafuti nka cyangwa Nesa nabikora je ngufashije gushitinga mari nakureka ngufashije gushitinga nakureka kuva ku muntu ngo nuko yacitinze ni nko kuva oya nta kibazo we mbona nta kibazo kuva ku muntu ko yacitinze ni nko kuva mu gihugu ngo nuko yako kiri kugwamo imvura kandi n'ikindi uzajyamo nacyo kizagwamo imvura nyine nta kintu kimwe ubukoze mana nta kintu kimwe mu butayu ese je ubundi muri Dubai mari sayutse kuzana imyuzure n'ibiti byose kandi urayishyuye uriya mwuzure warayobye wari ubundi waho waragiye sinzi wamuvuye uri urumva nyine nta kibukoze mana ubutangiye abaretse je musanze dukundana uri kumwe n'aka gakobwa bro bro nakati cyaze natacyaze uranyemeje oya ngaho nere muterete zingenda tereta ko neretwa baruma okay kamuterete arya ni Drew ano ni izina naryo kuri tereta okay kamvuga iryanya muterete nka Gisele guterete nka Gisele tamurare ikibazo umuntu nyine wese ugiye gutereta bafite isoni yigorora nyine kuno Ati wakigorora manje. Gutereta bafite isoni. Abya nuko aba ari umukenuzi umuntu gutereta afashe kuri vola. Kuri vola. Ako n'abajya bafata kuri vola ariko bakagira isoni biterwa n'ukuntu umuntu yawukunda. Wahuye nabo baba bafite isoni bari kuri vola. Bakagira kutudashaka kuba. Sigaye umunda. Yiteretera. Nataka twimagine ko nyine ubwo turahuye ndagukunda. Ubwo nawe propose ndagukunda. Nenda ukunda. Haya. Ibintu birakomeye. Iryo jwi se n'iryawe bana. Siko ngize ubwoba. Uko bishoboka se. Iki? Yaba romantique ariko. Cyahata. Ndikanze kabisa. Aha, katwikomeze hata ku muziki wawe dore twakujyanye no mu bindi no. Oya nje cyako turirimbira aririmba. Bayirimbira akarimba nyine. Arakibagira. Soba. Arakapodinze kuri Edikariyo nine narababaye nabwo ndiye babora bambabaza manje.
nyuma y'uwo muhungu wishyurira inzu none se si nanzirimo mani wamufashaga iki se yewe ndumva navuze nanzirimo mani oya none se urumva iyo mwagiye kuri date umuniga kenshi na kenshi twese twishyizemo ko ari we wishyura wishyura waguye umuhungu ibiryo uwo muhungu inshuro za oya zose niwe waguraga oya biba bibangamye imana muri relationship wenda this today ngure tomorrow gure sibyo byiza rero ibyo ni sawa ariko apana kumbwa ngo more ngura oya guhora ugura nanjye nawe ukubita ntabwo najyana umuntu dukundana kuri date ntiwazi nagura ngateka hano byamusiga cyazi izo basi ubundi bamungane kuki abantu bajya kuri date mwagiye muza mu rugo tukarya bikarangira mu rugo se mwasomanira nkaho utari wanyu oya njye sinaye wacu niko bizi iwanyu Nyamirambo ndahazi ku gipangu cy'ubururu none se cy'ubururu se ni ngombwa ko umuntu ashobora gusura musomana ntabwo ari ngombwa gusomana ku buryo ugenda mudasomanye shana wapi nose kuki mwasomana ubundi n'indwara zose zateye ntabwo urasomana none hari umugabo w'umurundi babajije ngo ari inzoga ngo n'umugore ngo ni icyo wareka vuba ndavuga ngo mu magacupa mbitekerezeho rero nawe ndumva muri kwigiza rata turirimbire turishana namwe mwamujyanye mu bintu rero ni indirimbo nyine nayo natuye nde umuntu wari wanyanze urahari ndahari oya arahari ngese ntakwanze duhera ubu arahari nyagupfa urukundo rusigaye rumwesha ibitabi kuva wansiga njye ubu nahindutse umujanki last time nakwirutse inyuma unsiga undeba urazamuka ugenda ushaka abafite paper yo basi mbabarira kubyo nakoze amahirwe ya nyuma ndagusabye cause these things are ruining my life running every day in my mind verse ya kabiri urukundo wanyenyerwa nteko umusitari nandika imisitari wenda nzabeka ibwami bashuti bambeshyera kandi byabaye kera nyegera ni wowe nshaka gusoma baby come back tubikore nyizera sinza gusiga ubabaye abakobwa baracyurirana wumvise ariko mune yaramubabaje nawe ndirimbire ngisi wanjye rata nshange numvise byose ubishoboye kuririmba kurapa byose ubishoboye n'icyo ukunda cyane aririmba neza byata kurapa yindi mani uba uri kubwiriza umuntu kuri bikagwamo neza nicyo kintu mbikundira nyine ni 50-50 ntabwo navuga ngo kimwe kinyikunda kunguka cyiza nuko nose ukuntu umeze ukunda rap irigwamo neza ariko nundi usibye no kuvuga ngo rap uzahita wijyana n'agakobwa bigwemo sana agakobwa singigira gute kandi umukobwa ndabikigira kabiri none se nyine wambare nk'umukubitse n'akantu gasatuye hano nka mawe pasura ni pasura ya danje urabona ko hano na munsi y'umukobwa ahubwo njye nagize ikibazo mani ugufata umwanzuro wo nyine you look like a nigga ugaragara nyine nk'umurastaga ntabwo ibyo bintu ntabwo nko mu mafamiye tuvamo akenshi usanga batabyumva ase byanze gute byanze ute urinda ubundi wo kubyara oya uri umubyeyi pe ukumbwira ngo nkore iki ariko umuntu mugiye inama akifatira umwanzuro gutya na gutya ibyo bintu ntabwo ngewe iwacu bigeze babimbuza cyangwa ngewe iyo kera wambwiraga ko ndi umukobwa narariraga nkarira amarira wabyakiriye ryahise kuri umukobwa oya nabyakiriye ejo bundi oya ntabwo ari ukuvuga ngo ejo nabyakiriye kuko akundi niba papa yarabonaga ari ibintu binini cyane ahita avuga ngo kanjyane kwiga mu bakobwa gusa ubwo natangiye nyine kubisanga ngewe iyo navuganaga n'umupapa nabaga ndi
naga ndi kuragura wowe ufite isoni hanyuma se nabonye utuntu twinshi waretse namubaza kino kibazo ko kiri kuna ntacyo nawe aradusobanurira bine uko nyanisha niki cyakubwiye kuri umukobwa ko nyine arashaka ntabwo mbyumvishe yabundi se avuze ngo iki uvuze ngo iki nuko nyara nicaye mwana nusa mungu ntabwo nyara yicaye dusobanurira hata nabonye bifitiye utuntu uziko izi zitatongera uzi kunkora wowe bite wereka turebe kunyambura ubusamani aho zigarukira naho ni hano urabizi neza hari izindi ufite hejuru urazireka aga naranditse ngo when the time is right I the Lord will make it happen nyine nashakaga ko abantu bazajya basoma nyine bajye bagira ikintu bamvanaho message noneho y'ijambo ry'Imana tu nyine na umuntu nambona nabona ati uriya mwana yarahiye ariko nyine abone ko Imana indimo mane suzi ko se twese tumere nk'imisho y'Imana Imana indimo gutya mwindani abo murastamani Imana indimo inyanditseho kumva in and out nk'isho yani hanyuma tugiye kabiri kane imodoka yawe Plaque y'imodoka ni 224 nyine today tomorrow and forever nyamara bya bintu biba birimo akantu kuntu ibyo wari ubizi we Kamana ya Kimironko katurebe hasi banza angashe iyi ni tariki nyine nabereye imfubyi tu iyi ni umusaraba w'Imana iyi ni indi Mana ababyeyi bombi cyane ababyeyi bombi sorry utarira se Yesu ikwiye ku mutima wapenye ikwiye ku mutima nayikuye ku mutima mwari kwa musetse nanjye nkaseka nase bari filime barazikina ntago ndi kugira ntago ari filime ndi gukina iyi ni umusaraba wande umucunguzi wanjye Yesu Kristo I love him ndamukunda cyane ufata kujyana mu ndi hejuru nzarijyamo cyane kandi hanyuma impeta kwambara impeta mu gatuza ku maboko hehe iyi ni fashion ya Juma uzi filime yitwa Pushpa Pushpa yayo yose mana bafite brand yiwe yagurike nayo ni brand yanjye yo kwambara impetanga nose June nuwe muhanzi noneho ugukoma imirongo ya danje umuhanzi nkoma hehe na hehe muri rap usumva navuga ngo mu Rwanda mu giki mu Rwanda tubwire bivuga maragiye gukina filime z'inyarwanda zo gucyurirana mu Rwanda se twigire hanze aho nari Kadi bagiye kutubwira oya hanze mani ni babiri barimba n'ibintu bitandukanye ni Jay-Z na Dax ako Dax niwe wa danje mu Rwanda niririmba mani ririmba rarenze nta mukobwa wemera oya hari indirimbo Sako nta ndirimbo ze ndamuzi kumumenya ariko nta ndirimbo zitawuzumva ari abaraperi bo mu Rwanda ba Makamubi uramuzi oya Makamubi ntawe nzi se waririmbye ngo iyi beach gasundira ashaka ihera niwe wabiririmba urumva ko nge tuba turimo nyuma yuko nzi ngo niyo mwagwa nge basiga magaze nizi za beat killer za muzambaza nizo nizi no wewe biriya bintu babirimba kuri kamera kandi uri nese uririmbye ngo umuntu kwanga ntabwo ari kure muri irirwana uragenda hose muri etetama ibyo bintu bitwaye iki koko nese mu Rwanda kubera iki nta muraperi wabo oya ririmba ndamufana ariko nyine baragiye ma erega ririmba ni young generation abonafanaga barapfuye ni J Tough Gang Tough Gang yarapfuye yose oya nyine J niwe nakunda yarazimye man Tough Gang yarazimye nabakundaga bari kumwe gutya Bulldog ntago ujye ubona ko nyine nabakundaga bari kumwe man bakoraga ibintu bya danje hanyuma na Young CK njye buriza umuraperi nemera wenda ntabwo ari njye uri murabaza nese ariko mbabarira ubwiki urahinda
umuraperi nemera ni Racine. Racine kabisa. Racine wo mubona. Racine azikwandika Ariko ntabwo ari kuririmba. ariko umuraperi nari namubahishe ariko niwe nemera mu Rwanda nari namubahishe kugira ngo atiye amapeti yitwa Nzey the Great. Nzey the Great. Nzey the Great ndamuzi. Arakubwira ngo abaye inyoni ngo hari abantu benshi yanira. None kucyumva ko yakwiye amapeti ahubwo si byo byiza ko yumva gaga y'umusaza wanjye mutoya unakira ngo ngo waravuze mani ko cyaze guranyemera Nzey iramuruta ndamuruta kanose kako gashaje mu maso ubona kandi se ni Nzeyimana. Ni Nzeyimana ya family name yacu. Nose kuki nta mukobwa n'umwe wemera bimeze bite ntabwo ngo abakobwa oya abakobwa nemera umukobwa witwa Dilak man uri kuzamuka muri Miss nuko y'ubutabazi n'uso yamba kubitabazi Dilak wonda mureba nitumureba kandi directeur Dilak undi mukobwa nemera mu Rwanda ni Mucomante. Mucomante ndamuzi. Se Mucomante we ni muntu. Mucomante man. Nzi Mucomante. Nzi n'uwitwa Racine Kent. Karakana nanjye ndakemera cyane karako nanjye ndakazi. N'agahanga inde Racine. Racine kuri TikTok. Kameze nka kahiye bya danje. Ndakazi. Abo yabona nakantu kuntu bimeze. Inde uriya se. Shabye ibintu rega ntabwo mbizi. Oya ariko nurese mu kanya umuntu natubwe ngo iyo urebye ngo ukabona. Iyo urebye ngo ganga kanye. Oya. I can never. Ngo itubimenya. I can never do such a thing. Je nababwiye ikintu nkora. Wine. One glass. Kumunsi. Of wine, not every day. Urabona ukuntu abana nanjye nahitamo apana buri munsi tu shoto wabonye ukuntu abana bawe bari tayari agira atya akakwereka ntago ari ngombwa akabikubwira harya na wambwiye ngo nta muntu w'igitsina gore bigeza gutereka shani ibintu biri prive ibyo oya cyaze n'ababeshye ntawe man ntawe biramutse bibaye se wabyakira gute nisa nkubaka kubwira ngo nge nagukunze to namujyana ahantu dusengera ahantu nsengera akamupfukamisha kuri altar. Uberuka gusenga kwa kangahe? Last week Sunday. Usengera muri etore? Andi umukatolike. Ishapu rigira amaramutsa angahe? 5. Namaramutsa ni amibukiro. Ngamaramutsa ibibazo nazi ibisubizo byacyo. Amibukiro ngo nangahe? Amibukiro gute? Ayivuze nyine. Na 5 se? Njye ntago nize mabikira ariko byo sinabyibuka. Nako kwiga mu mabikira kuze ko uri umubikira. Oya 5 simbyibuka ko shaka simbyibuka simbizi neza ariko ashaka 5. Wo muri quartier. Kandi yize mu bayisilamu kugeza shoje. Se ari German society itagwinda yari umujizi ufunze umutwe ari umwana twagendanaga twese tumwe inzoga ariko kugira ngo azayikoze ku muntu. Mwashaka kuroha undi mwana. Nese twayikuze tujyana mani adakora ibyo dukora. Umuntu nk'uwo ariko mumufata nka Babylon muri gang. Abameze nabi ariko ngenda gukunda umeze gutya mani uba ufite amahame yawe ufite itandukaniyo nato. Ariko urabizi ko totally nyine muri rusange umuntu nk'uwo adakunda. Ntangaze kuba ufite isoni mani uko utari kundeba uri kureba hano. Ngaho rero ibintu birakomeye. Hari indirimbo y'abantu. Bayire ubwira uwo mujizi naga wakundwa maye. Ako nge mba mukunda. Ntabwo njya kureba abamukunda. Twikubitire muri umurongo wa nyuma tugire tunisoreze dore. Okay, umurongo wo kubasezera. Ikibi n'akantu kanjyanye gatuma nisanga nataye ubusoba umunyakazi yabaye umusaza araturongera azana ibisazi gahunda ya rukomora ibisebe abakizi bambonamo ubukene ubupfura buganze ubutinda bakuze bo bakiyumvira ibindi wa muniga w'inzige wambwiye ko nzapfa nakize musubiza n'icecekeka wongana hatabonwa n'amadage mana wongana ni habonwa nawe Kiye nawe nisa nawe ni mwamadage
Imana yaba umuntu yaratunzwe no kuririmba nje ntazarinda kubyina se ba bitarimo gushinga ariko asa nk'umuntu uzi kubyina umukobwa siko kubyina yaba traditionnel yaba moderne nabishobora siko abantu bose babanebwe babyinaga traditionnel ko turi gushaka ababyinnyi se babyina amapiano ndareba pa imwe gutya ese nkaye kugira gutya amapiano aryoha umuntu yafite ibere mu gatuza ukobwa ariko nari kubita sha ugasigara urireba mana ya uzakeka ko impamvu South Africa aribo bayagira cyane bakunda kuyabyina abakobwa harya ni abazuru bafite ukuntu muri karica yabo buriya iyo bakura abazuru banyabo hari ibintu bambara biba bigoye ko wabona umuzuru ufite ibere ryaguye kandi biba bigoye ko wabona umuzuru ufite agatuza karangaye kameze nk'iyi flat screen ntabwo ari ibintu nyine bigorana kabisa niyo mpamvu nyine bo kuyabyina biba biri ukagikora ukabona kuzemo akantu ukabona biraryoshye ariko yose nka neza urimo urabyina amapiano cyangwa amapera koko kati dusoze ndabona ntari bugukire dushimira abadukurikiranye ndakeka mwamukunze mwamwakiriye neza by the way so tubwira imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha ahantu hose bagusanga ubundi twitahe ku Instagram ni Drew Griffin nyine bifatanye DJU Griffin murayizi yo muri Family Guy muyandika yes Twitter nayo niyo TikTok niyo Drew Griffin Dax WhatsApp nimero muze kuzinsaba inbox murakoze cyane wibuka kuri nasingwa mungaze njye nkunda man umusore unkunda man sibyo nibisi byakase mugufi nibwo bari mugufi oya happy na none leo kuna isako aisana gira chati wapi we Babylon basi chumba gato man yambara heels naribi ubwo turaza kureba abarebare mwiyandikisha reka dushimire abadukurikiranye kuva dutangiye kugeza kuri no munota nyuma dusoje amazina yanjye ni Baby Nessa ndetse na Isakari n'ubundi ari wambi Isakari niyigena niko ajya akunda kuvuga amazina tutahisemo twiswe n'ababyeyi nubwo ngiye batariyo niswe niko nitwa Juju Nigeria rye Juju ni ibiki n'uburozimani ako nabo genda sawa ndumurozi kazi ubwo no akarozi kamwe Juju turabashimiye murakoze murakara Juju ubundi wabasigaye akazi ka